abantu mudukurikira nagira ngo tuganire kuri transfer ebyiri zabaye muri APR. Bari abakinnyi bakinaga mu ikipe ya Rayon Sport bayivuyemo bajya mu ikipe ya APR. Harimo Bugingo Hakim na Haji. Mu by'ukuri tutabeshyanye birashoboka ko muri APR bakitwara neza, uko APR kubera ubushobozi kubera uburyo ifatamo abakinnyi birashoboka ko bazamura urwego bagakina bakaba abakinnyi beza. Ariko tugendeye ku byo dusanzwe tuzi urwego APR abakinnyi guraho na abakinnyi baraho basanzwe, byazagorana ko bazabona umwanya. Abantu bamwe bati byanga bikunda buriya APR irabaguza ariko bazajya kuri bench, kuko n'abakinnyi nabo ntibikorera neza. Umukinnyi ni gute? Okay, wenda bazahatana ariko hari abakinnyi benshi batoya b'abahanga babarusha bakina muri APR bicara kuri iriya myanya. Kandi urumva abakinnyi bagomba gutinyuka bagafunguka bagakora kariyeri zabo. Ukuntu abakinnyi bakina bumva ko kariyeri zabo ari muri APR na Rayon Sport gusa byarangiye. Ni nayo mpamvu ujye ubona mu ikipe y'igihugu ikibazo gihora kirimo cy'abakinnyi bamwe basubiramo. Imagine kuba Kagere Medi yaramaze nk'imyaka ingahe adahamagarwa, ariko kubera ko champion da producing abakinnyi, ejo bundi umutoza yararebye abona ariwo aravuga ati se ahantu hari ko ari gupfa gushyiramo ibitego nubwo akuze cyane, urumva nta wumurusha. Ariko byumva kuko umukinnyi ufata risk akavuga ati ngiye kwicara muri APR, ahubwo ubonye muri Rayon Sport utangiye kwicara ahubwo wumva wajya nko muri Mukura ukazamura kariyeri ugakina ukabona match nyinshi, kuko abakinnyi basa naho batabona ko kariyeri ya football ari igomba kubatunga. Wenda babijemo bahubutse cyangwa se babijemo mu buryo batazi, kikaba ari cyo kibazo abantu bagomba kwibaza. Ese aba bakinnyi bo target yabo ni mu Rwanda? Kuko umukinnyi arumva kuva muri Rayon Sport haye $25,000, ntagazi ko abakinnyi bajya bagurwa $300,000 $200,000. Kuko nujya kwicara muri APR ukicara udakina ukamara sezo imwe ebyiri eshatu, amasezerano nta kibazo baraguhembye, ariko umenye ko na football yawe izabirangiye. Kuko APR ni ikipe ifite ambition nini, ishora amafaranga menshi, ifite abakinnyi benshi bahenze, itanga amafaranga menshi, izakina amarushanwa nyafurika, kireka igiye guhindura ikagarura system ya Kanyarwanda. Ariko kugeza ubu tuvugana byagorana ko ikipe ya APR wavuga ngo we Haji wabanzamo birashoboka, urumva birashoboka wakina, ariko bikubiye gake kuba wakibanza ugakina. Igishoboka gikomeye nuko ushobora kujya kuri bench. Wenda nka Haji wenda cishama kijajara ukabona ari yerekanye wenda ko ashobora no kuba n'umukinnyi, ariko biragoye ko muri APR harimo abana benshi babahanga, abakinnyi benshi bahembwa neza bakuze. Avantage irimo birashoboka ko umukinnyi yajya muri APR kubera ihemba neza akazamura urwego, ariko ntago ari bo gusa benshi bagiyemo urwego ntibaruzamuye kandi n'umupira ntibanawukinnye. Sibyo tutabeshyanye. Okay, cyokora APR ntabwo baguza amafaranga menshi kurikira isanzwe igura abakinnyi, ariko icyo umuntu wenda yavuga nuko ntabwo nzi abakinnyi ku rwego rwabo bo icyo batekereza, kuko nta muntu n'umwe ukurikira iby'umupira utaratunguwe n'ira transfer. Byaravuga ariko umuntu akavuga ati we yani byo kuvuga ni za promises zitari zo, wenda abantu baranababonye mu mpera za championnat, urumva nko kuri match ya Rayon Sport na APR uburyo Bugingo Hakim yagendaga asiga ama espace, abantu bakavuga ati
ariko urabona ko akenshi ibintu bivugwa mu mupira biba ari byo, kuko baturutse kera bavuga ati nyamara abantu bakinnye mu mpera za shampiyona bari gukina nabi, bari kwikora ibintu bitari normali, agomba kuba hari ikindi kibazo kiri behind. Ariko urabona ni nko kuba bari bafite, niko mbibona nge, bakinaga kuri promesse bavuga bati n'ubundi ntiturimo hano, ni ikipe ntago twajya mu ikipe idafite shampiyona, urumva. Kandi biragoranye ko hari umukinnyi n'umwe wa kanga APR ukina muri shampiyona mu Rwanda, kuko APR tutabeshyanye standard gushyiraho uri umukinnyi yijyanye n'imibereho ibiri hejuru cyane, mu gihe ni makipe yose ubayeho ubuzima bwa ejo bizagenda gute, ejo bizagenda gute. Na akantu gato nagira ngo tuganireho, ariko abantu mukomeze mukore subscribe kuri Zandani TV, tugenda tubasangiza amakuru menshi atandukanye, ibiganiro byinshi bitandukanye, ama interview tugerana n'abantu ku buzima butandukanye. Mugende mukore sub please, mudushyigikire tukomeze tuganire, kandi tuzatubaha ibintu tubamo ba busy. Okay, reka tuzasubire ubutaha, yari short updates. See you, bye.